Turongeye turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Market bakundi b'iyicano yacu. Turabasuhuje cyane tubaha ikaze kuri iyicano kandi dukomeza kubibutsa gukomeza gukanda subscribe no gukora share. Nkuko mubimenyereye rero iyi ni Nzuri Business Group Limited muri kumwe. Tukaba tugiye kubereka inzu nziza cyane iri hano ku Gisozi nkuko mumaze kumenyera yuko turi company ibagezaho amazu agurishwa cyangwa se akodeshwa, amasambu, ibibanza, mbese imitungo itimukanwa muri rusange igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Aha rero tukaba turi ku Gisozi hano mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali rwagati, aho tugiye kubereka inzu nziza cyane nkuko mukomeje kugenda muyibona. Inzu iri hano munsi ya Iyerika muri metero 200 zonyine uvuye kuri kaburimbo. Ni inzu rero iri ahantu heza ya Jimere, no kuva irimo inzu ebyiri, igice kimwe ukwacyo n'ikindi gice ukwacyo. Buri gice kikaba gifite igipangu cyacyo n'ikindi igipangu cyacyo. Ni ahantu heza cyane rero, hari ibikorwa remezo, hari amashuri nkuko mubibona. Hari mu mujyi hagati, hafite view nziza ureba umujyi wose wa Kigali. Ni inzu nziza rero ya etage ya niveau 3. Ni inzu za etage, buri yose ifite niveau 3, buri yose ikagira ibyumba 4, amatoilette 4 na salon na salle à manger na cuisine, buri yose kandi kagira na annex. Tugiye rero kubereka imwe, turabasobanurira imwe uko imeze. Ni sample y'iyindi kubera ko uko imwe yubatse niko n'indi yubatse, n'ibibanza birangana. Ngira ngo wenda duhereye hano duhagaze, murabona ni parikingi. Iyi parikingi mu by'ukuri ibasha kujyamo nk'imodoka enye ugenekereje, nini rwose zihagije, amavewiti cyangwa ubundi bwoko bw'imodoka yose nini. Iyi parikingi ibasha kujyamo imodoka enye nini, kimwe nuko n'imodoka 6 ntoya zishobora kujyamo. Ifite kandi jardin ebyiri, nuvuga ngo hari jardin y'igice kimwe cy'iburyo ukinjira, hanyuma ikagira n'indi jardin mu ruhande rwo haruguru ya parikingi. Bisobanuye ngo ni ahantu hanini cyane, buri nzu iri mu kibanza gifite metero kare, ubuso bugera kuri 400 hafi na 50. Ni ahantu rero hanini cyane nkuko mubyibonera, ni ahantu hashyashya ku buryo mu gihe gito cyane iyi jardin nimara kumera neza. Murabona aya namabuye bagiye gushyira muri jardin, bagakora ama design meza, noneho kugira ngo harusheho kumera neza. Murebye hasi nuko wenda bakihubaka bisaba kuhakora amasuku. Ubu ni ubwoko bw'amabuye asaswa muri parikingi, wakwita wenda nk'amapave ariko ya karite. Ni amabuye ya karite asaswa muri parikingi, ahenda cyane kandi meza cyane. Ngira ngo na clôture mwayibonye urwego rwayo. Iyi ni bariko nayo murayibona urwego rwayo, ama design ifite. Iyi nzu ni inzungu, mbese ni inzu y'inzungu nziza kabisa yo kwituriramo, ubundi ukaba ureba umujyi wose wa Kigali. Reka wenda tujye muri iyi ngiyi murebe ukuntu imeze. Aha ni ku ibaraza rya salon. Ku ibaraza rya salon ngira ngo murahabona, murabona ukuntu ibaraza rimeze. Ni inzu mbese urabona sari ifite imiryango 2. Aha ngaha wenda tukinjira, ngira ngo wenda na ahantu habamo na office bajya bakoreramo. Tukinjira murabona aha ni muri salon, urabona ko ari salon nini cyane. Iyi ni salon nini cyane, noneho aha nuko hatera intebe z'uruganiriro aha ngaha. Hanyuma aha ngaha hakajya imeza ya salle à manger. Hano hajya imeza ya salle à manger cyangwa se table à manger n'intebe zayo. Then hariya ni muri cuisine. Iyo uje hano tujya muri cuisine. Iyi ni cuisine, murayibona. Iyi nzu buri yose ifite cuisine nziza iri open, za cuisine bita American kitchen, ku buryo uri muri salon abareba muri cuisine, ku buryo na ahantu heza rwose. Hanyuma noneho rero uyu muryango ni wa toilette yo mu nzu ikoreshwa n'abantu bari muri salon. Uyu muryango urimo toilette yo hasi, ubwo ni toilette imwe yo hasi ikoreshwa n'abantu ba muri salon. Noneho iyo uvuye muri salle à manger ugiye muri cuisine, ushobora gukomeza n'inyuma mu gikari. Hano mu gikari uhita uhasanga douche na toilette byo hanze nanone.
iyi ni dushe na toilette byo hanze, murabona ko biri smart, ni bishyashya nibwo bari kubyestaramo. Hanyuma ahangaha hakaba indi nzu twavuga yuko wenda ari nk'iy'umukozi cyangwa se umuntu ubafasha amasuku. Noneho ahangaha rero ni ahantu bagiye kwestara ibintu bijyanye no gutunganyiriza ibintu byo hanze, kuhogereza ibyombo, ibintu byose, insinga zo gushyiramo amazi ashyushye, byose ahangaha naho gutunganyiriza ibintu. Ni nk'igikari cy'iyi nzu, tubibutsa yuko turi ku nzu imwe. Ubwo rero turazamutse, uruhande rwo hasi turarurangije. Mwibuke yuko iyi nzu ari nivo 3. Ubu hasi ni uku nguku hangana mu by'ukuri. Aha rero tugiye kuzamuka ama esikariye tujya muri nivo yo hejuru. Izi esikariye ndi kuzamukaho murabona yuko hasi ni ibyuma, ariko mu by'ukuri ntabwo zirarangira neza, bagomba gusasaho imbaho. Uramutse uje kuyigura ushobora guhitamo ubwoko bw'imbaho bagusasiraho, zishobora kuba ari buyu, zishobora kuba muvura, cyangwa se ubundi buryo wahitamo bakubakira iyi nzu, niwe wabugena. Ubu izi esikariye rero zizamuka zijya mu nzu yo hejuru, tukaba turahageze. Aha rero tugeze, ukihagera ibumoso hano hari icyumba kimwe, kugira ngo murakibona. Iki cyumba ni icyumba kinini cyane, ni icyumba kinini cyiza, kugira ngo murakireba. Kirimo n'akabati cyangwa se garde-robe nziza. Murabona yuko n'amatara mbese baracyarimo bahatunganya. Urabona ni icyumba cyiza ushobora kuryamamo ukanasohoka ugahagarara hano ku ibaraza. Urabona yuko uba witegeye umujyi wose, ngira ngo murabibona. Iki ni icyumba cya mbere. Iki ni icyumba cya mbere. Ukahagarara hanze, ukarara muri jardin, muri parikingi. Kandi tubibutse yuko aha hose muri kubona hakorotiriye n'amabati n'iki byose. Ngira ngo unabishaka uraza, hanyuma noneho tukakubakira inzu nk'iyi ngiyi, wowe ugahitamo design dushobora kugukorera imbere mu nzu, uburyo ushaka ko ibyumba tubiplasa, uburyo bigomba kuba bimeze, ariko design y'inyuma y'inzu ari nk'iyi, kuko ahangaha ni estate nini cyane, hazaba hari amazu ameze nk'iyi ngiyi menshi. Nuvuga ngo ushobora kuza ukareba iyi utayishima, ukaduha design tukakubakira indi nkayo, kuko murabona ko iyi ni quartier nziza. Iki ni icyumba cya kabiri, nacyo murakibona, gifite na douche na toilette yacyo ngiyi nini cyane. Murabona toilette ukuntu na douche ukuntu bingana, ni binini cyane, nacyo ni nk'icyumba mu bindi. Ni ibintu bigezweho, byubatse neza, amakaro meza, kugira ngo murabireba. Noneho iki cyumba nacyo kikaba gifitemo za garde-robe navugaga, kugira ngo murabireba, kugira ngo murabibona. Nacyo gifitemo za garde-robe nk'uko kiriya cyumba kimeze, ndetse nacyo kikagira ibaraza nka rya rindi. Nacyo kikagira ibaraza hahandi, cyangwa se idirishya uko wabyita, ku buryo ufungura ukareba hanze, ugafata umwuka wo hanze, mu cyumba hakinjiramo oxygene. Hano hepfo murahabona, murahazi, ni hahandi bita romantique, hajya habera amakwe. Urabona umujyi wose, aha hose rero hagiye kuzuzwa amazu nk'aya ngaya. Ni quartier nziza cyane. Iyi nzu kandi tubibutse ko ushobora kuyigura cyangwa se ukanayikodesha, kuko byose birashoboka. Twayikugurisha cyangwa se tukanayigukodesha. Ni inzu nziza cyane. Reka dukomeze tubereke. Tumaze kubona ibyumba bibiri. Ubu ngubu mwibuke yuko tukiri kuri nivo ya mbere, cyangwa se kuri etage ya mbere, no kuba nivo ya kabiri uturutse hasi. Ndagira ngo noneho tubereke ikindi cyumba cya gatatu, kuko iyi nivo iriho ibyumba bitatu. Ngibi nuko barimo baratera amarangi, niyo mpamvu bagiye bashyiraho tuno tuntu. Aha rero hari ikindi cyumba, hano hari ikindi cyumba aricyo cya gatatu kuri iyi nivo, ngira ngo murakibona. Ni icyumba nacyo kinini,
cyaka neza, murabona amarangi nibamara kuyatera n'iki byose mbese bizaba biryoshye. Nacyo kikaba gifitemo garde-robe yacyo, ngira ngo murabireba ko gifitemo garde-robe aho ushobora gushyira imyenda, amashati, amakote, amakanzu, aho ushobora gushyira imipira, mbese ibintu byose birateganyijwe muri iyi nzu. Iyi rero iki cyumba kino cyumba na cya kindi na kiriya cyo hakurya, muribuka ko tubonye kimwe gifitemo tuwarete imbere, ibindi bibiri rero bikoresha iyi ngiyi, bikoresha iyi. Urabona ko ni tuwarete nziza cyane irimo na dushe nziza, kugira ngo murabibona. Bikoresha iyi ngiyi, bino byumba bibiri bikoresha iyi dushe n'iyi tuwarete. Urabona ko ni ibintu byiza cyane kandi bijyanye n'igihe. Iyi rero twari turi kubereka akaba ari etaje ya mbere, akaba ari etaje ya mbere. Hasi twahabonye salo, saramanje, cuisine na toilette imwe ndetse na annex, ngira ngo ibyo muravyibuka. Hejuru yaho tuhabonye ibyumba bitatu, dushe na toilette ebyiri. Iyo ni etaje ya mbere. Noneho tugiye kuri etaje ya kabiri cyangwa se nivo ya gatatu, kanaho tuhabereke ho ni heza cyane, murahabona muhakunde. Kadukomeze tuzamuke ku yindi nivo. Aha rero ni muri chambre principale cyangwa se master bedroom. Iki ni icyumba kinini cy'iyi nzu cyangwa se cy'ababyeyi, ruvuga ngo ni icyumba cyiza kinini cyane. Ngira ngo murakibona, twari twababwiye yuko iyi nzu ibamo ofisi, ariko turi kugenda tuyimura gahoro gahoro kugira ngo tubashe kuyibaha. Iki rero ni icyumba kinini, murabona ukuntu kingana, ni kinini cyane. Nayo ni inzu mu yindi, iri ni ibaraza ryacyo, gifite ibaraza rinini cyane ringana na rimwe ryo kuri salo, ku buryo iki cyumba ushobora kugira kwicara hano hanze rwose. Ni icyumba kinini, iri ni ibaraza ryacyo, murabona ukuntu ringana. Noneho ni ahantu rwose heza cyane. Hejuru ibaze ko hejuru, hasi twahabonye salo, saramanje, cuisine na toilette imwe. Hejuru yaho tubona ibyumba bitatu na toilette ebyiri na dushe zazo. Ibaze ko noneho nivo ya nyuma igizwe n'icyumba kimwe cyonyine. Icyumba kimwe cyonyine aricyo chambre principale cyangwa se master bedroom. Ni icyumba rero cyiza cyane nkuko muri kubibona, iri ni ibaraza rya chambre principale. Noneho iyo uri kuri iri baraza nta hantu udashobora kureba muri Kigali. Murabona ukuntu hameze, murabona umujyi wa Kigali wose, mu mujyi hagati hose murahareba. Urabona za peyaje, urabona za Kimihurura, urabona. Ngira ngo rero mukomeje kubona rero iyi nzu ukuntu ari nziza. Iyi view yayo mwayibonye y'umujyi wose nkuko mwakomeje kubireba. Iyi nzu mwabibonye yuko irimo inzu ebyiri. Ubwo rero twari tukiri kubereka view yayo, tubasobanurira yuko aha hose hagiye kujya amazu nk'aya ngaya ari estate, izaba irimo amazu meza cyane. Iyi chambre principale rero twarimo tubereka ibaraza ryayo na view yayo nkuko mwagiye mubibona. Ndagira ngo mubone noneho n'iyi bathroom yayo cyangwa se douche na toilette byayo. Ni ahantu heza rwose hateguye, hanini. None ni hanini, ushobora no gushyiramo jacuzzi cyangwa se ibindi bikoresho byose ushaka, ndetse ko ari n'ahantu hakeye hameze neza. Ngira ngo rero mumaze kubona douche na toilette bya chambre principale. Ahangaha uhituza mu rwambariro, tuza mu rwambariro barimo barategura utubati twiza two gushyira hano naha, ku buryo hose haba hameze neza, ukabasha kuba wahahindurira imyenda muri vestiaire ya chambre principale. Izi nzu rero uko ari ebyiri, uramutse wazikunze
cyane ko mwabonye ko ziri ahantu heza hafi ibikorwa remezo. Hano ku Gisozi murabizi hari Yerika, hari Glory School, hari Ecole Belge, hari Les Hirondelles, mbese hari ibikorwa byose kandi ni hafi y'umujyi nk'uko muri kubireba, umujyi uri hakurya yacu gato cyane. Izi nzu rero uramutse wazikunze ushobora kuzigura zombi. Ushobora kuzigura zombi ukazigura kuri miliyoni 300 z'amanyarwanda, ariko ari negociable. Ushoboye rero kuba utazigura zombi ushobora kugura igice kimwe, kuko buri yose ifite icyangombwa cyayo. Igice kimwe rero cy'iyi nzu cyangwa se inzu imwe muri izi ngizi wayigura miliyoni 160 z'amanyarwanda, cyangwa se z'amadolari, cyangwa se ibihumbi 160 by'amadolari, ariko negociable, no kuvuga ngo bashobora kugabanyiriza. Izi nzu kandi ushobora no kuba wifuza kuba wagira iyo ukodeshamo. No gukodesha zirakodeshwa, imwe muri zo ikodeshwa amadolari 1,200 hatarimo ibikoresho. Twagushyiramo ibikoresho byose nkenerwa ukayikodesha amadolari 1,400. Ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yose tubabwiye ni amafaranga bari negociable, abashobora kuganirwaho abantu bakagabanya. Mwabonye rero ko ari inzu nziza cyane ziri ahantu heza. Ushaka kugura imwe cyangwa ukazigura zose, ushaka gukodesha imwe cyangwa ukazikodesha zose. Igihe rero wafashe icyemezo ushobora kuduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 wadusanga ku Muhima kuri Yamaha muri Feruje neza usa n'ujya Nyabugogo kuri etage ya 2 y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Tukora muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu ruhande rureba ku Gisozi. Ushobora kandi kudusura kuri za mbuga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose twitwa Nzuri Market. Komeza rero ukande subscribe kuri channel yacu ya Nzuri Market, komeze kureba ibyiza byose tugera tukugezaho. Tubibutsa ko iyi nzu akantu kose wakwifuza yuko bagukoreraho mu gihe waba wikunze ushaka kuyigura cyangwa kuyikodesha, ako kantu kose barakagukorera muri ibyo biciro twababwiye haruguru, nta kindi kiguzi utanze. Kandi tubibutse ko ibiciro biri negociable. Iri kuri kaburimbo ahantu heza, iri mu mujyi hagati. Ni karibu cyane, mukomeze mutugane muri Nzuri Business Group Limited. Iwacu umukiriya ni umwami, tugomeze kubaha ibyiza byose, mugumye mutunge mutunganirwe. Ni karibu cyane, turabakunda.